Imana ishimwe. Urugero rwiza TV ikorera kuri YouTube dukomeje kubagezaho ibiganiro. Tunejejwe n'Imana yuko Imana ikomeje kudushyigikira, namwe ubwanyu mugashyiraho umusanzu wanyu ko mushoboye mudukurikira. Imana ibaha umugisha. Uyu mwanya tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo amashyaka abiri ahatanira kuyobora umuntu. Amashyaka abiri ahatanira kuyobora umuntu. Imana idufashe. Turifashisha amagambo yo mu Bagalatiya ibice 5 n'umurongo wa 16 n'uwa 17. Aravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Imana idufashe cyane. Dushingiye kuri ayo magambo, murumva imbaraga ebyiri zikorera mu muntu. Harimo kamere, harimo n'umwuka. Kandi izo mbaraga zombi zirahatanira kuyobora umuntu nyirizina. Zirahatanira gutegeka. Nta muntu n'umwe ushobora gutegeka atiyamamaje. Ntawe, kereka iyo yafashe ubutegetsi ku ngufu. Ariko umutegetsi wese iyo agomba gutegeka mu buryo butowe n'abaturage ariyamamaza. Nta mutegetsi rero n'umwe wakwiyamamaza ngo areke kuvuga imigabo n'imigambi y'ibyo azakorera abazamutora. Kamere n'umwuka nabyo niko bihora byiyamamaza mu migambi y'umuntu. Kamere yo ivuga ibyo izakorera umuntu by'ako kanya. Kamere, imigabo n'imigambi irakubwira ngo nunyimika nkaba umwami nkayobora uyu mubiri, ikakwereka iby'umubiri izakugezaho mu buryo bwiza cyangwa bubi, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kamere nta kitakora ngo ihaze irari ry'uwo munsi. Imana idufashe. Hanyuma umwuka nawe akaza kwiyamamaza ngo ayobore umuntu. Yakwiyamamaza akiyamamaza avuga ibyo azatanga mu gihe kizaza. Ntabwo yiyamamaza avuga ibyo atanga aka kanya bigaragara n'amaso. Arakubwira ngo ihangane, iki ntugikore, ntiwibe, ntusambane, ntiwice, ntuvuge nabi. Akakubwira ngo nyuma y'ibi ngibi hariyo ingororano. Urumva rero ni imbaraga ebyiri zikorera mu muntu, ariko ibyo zifuza bikaba birahabanye. Niyo mpamvu mu muntu ngo icyo ashatse gukora atari cyo akora. Shaka gukora ibyiza ariko ibibi bikantanga imbere. Kubera iki? Umwuka aragambirira, ariko kamere ikaza ikabisenya. Yamara ikabisenyesha ibyo gusubiza irari, bigatuma mu muntu hahora intambara. Imana idufashe. Imana itugirire neza. Umuntu nicyo kiremwa cyonyine cyaremwe kimaze kwibona, cyararemwe gishaka kumenya inkomoko yacyo. Nicyo cyonyine mu bintu byose uzi byaremwe, mu byo wumva n'ibyo wize, nta kindi kiremwa cyaremwe ngo gishake kumenya inkomoko yacyo kereka umuntu.
umuntu wenyine niwe wamaze kwibona, bibonye ku isi, bibonye bahari, bibonye bariho, batangira gukora ubushakashatsi ngo twaturutse he nabo. Hari inzira eshatu zakoreshejwe mu buryo bwo kumenya aho umuntu akomoka. Inzira ya mbere ni inzira y'ubwenge n'ibikoresho, ibyo bita carbone 14. Iyo nzira bavuga ko umuntu wa mbere iyo nzira bayinyuze, bavuga ko mu myaka irenga miliyoni 3 umuntu wa mbere yari atuye muri Kenya, ariho bagerageje kubona ibisigazwa by'uwo muntu wa mbere. Inzira ya kabiri ni inzira iyo bita evolution. Iyo nzira ya evolution ni ukuvuga ngo umuntu baragiye barashakashaka, baza kwemeza ko umuntu yaba yarakomotse ku gasimba gato, kagenda kiyevuriwa, kagenda gahinduka, kaza kuza kugera igihe tubona kavamo umuntu tubona uyu munsi. Inzira ya gatatu ni inzira yo kwizera no guhishurirwa. Imana ishimwe. Iyi ngiyi rero niyo yahishuriwe Mose, niyo yahishuriwe abanditsi ibyanditswe byera, baza guhishurirwa ko umuntu yaremwe n'Imana. Imana iramurema. Ba bandi bagenda bakagwa ku muntu cyangwa bakagwa ku gisimba, ariko ntibigeze bakomeza imbere ngo bamenye inkomoko umuntu yaremwe n'Imana. Ariko abakozi b'Imana barabihishurirwa, bahishurirwa ko umuntu yaremwe n'Imana. Imana idufashe, turi ikiremwa cy'Imana. Ibintu byose bigira inkomoko. Ibyo twambaye, imyenda twambaye ifite inkomoko, amazu dufite, ibikoresho biyubatse bifite inkomoko, imodoka zigira inkomoko, ibintu byose bigira inkomoko. Ariko Imana ishimwe ko umuntu akomoka ku Mana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yusomye mu Itangiriro igice cya mbere n'umurongo wa 26, Imana iravuga ngo tureme umuntu agire ishusho yacu. Imana idufashe, umugabo n'umugore ngo niko yabaremye. Umuntu amaze kuremwa, abantu bamaze kubaho, ntabwo ari bahise batangira gusenga. Bibiliya itubwira neza yuko mu Itangiriro 4 n'umurongo wa 26 yuko abantu batangiye gusenga ku mugaragaro bashaka Imana mu gihe cya Seti. Imana idufashe, Imana idufashe. Iyo usomye mu Itangiriro ibice 4 n'umurongo wa 16 kugeza ku wa 22 hatwereka Kayini amaze kwica Abeli, Imana igashumbusha Adamu na Eva, ikabashumbusha umwana witwa Seti. Aho ngaho hatwereka ko Kayini aho kugira ngo agire umwete wo gushaka Imana, we yahise ajya mu cyo twita iterambere. Uzabisoma aho hantu nkubwiye, Itangiriro 4 n'umurongo wa 16 ndetse kugeza kuri 22. Ahatanira kugira iterambere nk'uko n'ubundi byahise bikomeza kugezana n'uyu munsi. Abakomoka kuri Kayini, urubyaro rwa Kayini, bariho barahatanira iterambere. Urubyaro rukomoka kuri Seti. Seti bisobanuka ngo ni shumbusho. Uwimana yashumbushije Adamu na Eva. Kayini amaze kwica Abeli, abakomoka ku rubyaro rwa Seti bariho barashaka Imana, bariho barashaka Imana, bariho barambaza Imana. Imana idufashe. Umwana wa mbere Seti yabyaye yamwise Enoshi, bishaka gusobanura ngo
umuntu ni umunyantege nkeya akeneye imana mu buzima bwe. Imana idufashe. Niryo zina ry'umwana we wa mbere. Aravuga ngo umwana wanjye mwise Enoshi, bisobanuye ngo umuntu kuko ari umunyantege nke, bisobanuye ngo kuko nanjye ndi umunyantege nkeneye umfata ukuboko. Imana ishimwe. Reka Kristo agufata ukuboko, reka Imana idufata ukuboko, idutambutse muri iyi nzira, muri iyi si, ikabije iterambere rikaba ryanamuye abantu bakibagirwa inkomoko, bakibagirwa aho bava, bakibagirwa n'aho bajya. Imana idufashe, Imana idufashe, Imana itugirire neza. Impamvu umuntu akeneye Imana ubundi ni impamvu eshatu. Umuntu akeneye Imana kubera impamvu eshatu. Impamvu ya mbere ni uko Imana ariyo yonyine ishobora guha umuntu icyerekezo cy'ukuri. Nongere mbisubiremo, Imana yonyine niyo ishoboye, niyo ifite uburenganzira, niyo ifite ububasha, niyo ifite igitinyiro, niyo ifite ubudahangarwa, niyo yo kwizerwa, kuko ishobora guha umuntu icyerekezo cy'ubuzima bwe yonyine. Yesaya 48:17 aravuga ngo Imana niyo izayobora ubuzima bwanjye, ikabuyobora ku cyerekezo nyamukuru, icyerekezo cyiza. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Niyo yonyine ifite ubushobozi bwo kudufasha, ikatubera umugidi. Iyo umuntu aserutse ahantu atazi, iyo umuntu aserutse ahantu atamenyereye, iyo umuntu aserutse ahantu ageze bwa mbere, byanze bikunze aba akeneye umuyobora. Abakora ingendo z'ubukerarugendo iyo bageze mu gihugu bagiye gusura ibikorwa remezo, bagiye gusura ibidukikije, bagiye gusura batembereye, bakenera umugidi, bakenera umuntu ubayobora, bakabereka ibyiza, akabereka ahari ibibi, bakabwira ngo muhirinde, akabereka ahari ibyiza. Uwo mugide rero kubera ko mu isi tuhaserutse ejo bundi, tuhaje vuba twese, nubwo tutinjiriye hamwe, umwe akinjirira muri Canada, undi akinjirira mu Bufaransa, undi akinjirira mu Burundi, undi akinjirira muri Koreya, undi akinjirira mu Bushinwa, undi akinjirira mu Rwanda, undi akinjirira muri Afrika y'Epfo, undi akinjirira muri Etiyopiya, undi akinjirira muri Aziya, undi akinjirira muri Australia, undi akinjirira, uko twagiye twinjira mu buryo butandukanye, ariko iyi si twayigezemo twese turi abashyitsi. Nta muntu n'umwe uyimenyereye. Dukeneye umugide rero, uko ungana kose, aho washyikiye hose, ubuzima urimo bwose. Ushobora kuba warashyikiye muri kominote, ukaba uteye imbere, ukaba ukomeye, ukaba warabaye n'umusitari, ariko nta musitari, nta muntu ukomeye, nta muntu ufite ubushobozi wareka gukenera uyu mugide witwa Uwiteka. Imana idufashe, Imana ituyobore, Imana itugirire neza. Impamvu ya kabiri ituma dushaka Imana ni ukudusubiza ibibazo duhura nabyo. Hari ibibazo by'ubuzima twaburiye ibisubizo kubera isi nta bisubizo igira. Nta bisubizo igira. Aho yabera abayirimo bose miliyari zirenga 7, nagira ngo nkubwire, aho washakira hose isi nta gisubizo igira, nta gisubizo igira.
umuntu umwe aragira ati yabona bimaze kumuyobera akavuga ati yenda uwampa umugabo nabona igisubizo, ariko mu mugabo nta gisubizo kirimo. ukavuga uti wampa umugore nabona igisubizo, ariko nagira ngo mbwire niyo umugore umushatse nta gisubizo kirimo. ukavuga uti wampa inzu, akampa inzu nanjye nkagira inzu mu gihugu, nkagira inzu mu isi, nkagira inzu mu mujyi, ariko nagira ngo mbwire inzu nayo si igisubizo. isubiza akabazo gatoya, gato gusa, gato, ariko inzu si igisubizo. umuntu akagira ariko akaba muri Afurika agatangira guhangayika, tuwangeze i Burayi, muri Amerika, muri za Canada, akabihangayikira, ariko nabyo si igisubizo. kuko iyo ufashe indege ugenda uhura n'abaturuka mu Burayi n'abaturuka muri Canada, nabo baje muri Afurika, byose nta gisubizo kirimo. ariko nagira ngo nkubwire, iyo ushatse Imana ukayishyira imbere, Imana ikubera igisubizo. Imana ishimwe. Bibiliya tubwira muri Yohana 15 n'umurongo wa 5 avuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi nyiraho ni uwuhingira. ishami ryose ryera imbuto aryanganyaho amarahage, iritera imbuto akarikuraho akaritwika. aravuga ngo muri amashami, ng'ishami ritari ku giti ntirishobora kugira icyo, ntirishobora kwera imbuto, ntirishobora kugira icyo ryimarira. nshuti yanjye, kuko turi ishami, dukeneye igiti cy'umuzabibu gishobora kutwuhira kugira ngo tubeho. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. icya gatatu gituma dushaka Imana ni uguteganirizwa n'Imana mu buzima bw'igihe kizaza. Imana ishimwe. ubwiteganirize ni ijambo rinini ibihugu byose bishishikariza abaturage, bishishikariza imiryango ngo biteganirize, bagire ejo heza, bagire amasaziro meza, bagire uburyo bwo kubaho bwiza. ariko nagira ngo nkubwire, kugira ngo uzagire amasaziro meza, ayiwe, kugira ngo uzagire iherezo ryiza, kugira ngo uzagire ubuzima bwiza nyuma y'ubu ngubu turimo buduhangayikishije, kugira ngo uzabeho neza uvuye mu isi, ni ukwinginga Imana ukayisunga, Imana ikaguteganiriza. Imana izi ejo hazaza, ejo heza n'ah'Imana. nagira ngo nkubwire, nubwo wateganya amafaranga ukayabika, azakemura icy'umubiri, ariko amafaranga niyo wayagira menshi ntiwayateganya ngo azaguhe kubaho neza ugeze hariya muri ririya juru, ugeze muri kiriya gihugu. ariko niwisunga Imana, ikagufata amaboko, ikakuyobora, ikakubera umubyeyi, ikakubera umujyanama, ikakubera inyunganizi, ikakubera inshuti, izaguteganiriza, iguhe ibigutunga hano muri iyi si, izaguhe n'uburyo bwo kuzabaho ugeze usohotse muri uyu mubiri. izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Urugero Rwiza TV turabakunda, muri abantu b'agaciro, muri abantu b'inyangamugayo. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen.